akabazo gatoya. baza rwose. Nyine databuze kuri batisimu aranyibutse. Isano cyangwa itandukaniro riri hagati y'umubatizo Yego. no kubyarwa bwa kabiri. Umubatizo twese barawuduhaye, yaba ari ku gahanga yaba ari mu mazi menshi, baratubwira ngo tuvutse ubwa kabiri, baradushutse nyine. Kubera ko n'ubundi twagomye kuba abanyabyaha, sibyo? Timwabatijwe ndetse mwarabatijwe mu bintungane. Urumva rero niba ivugo rya mbere dukomora kuri Adamu ryaratugize abanyabyaha, sibyo? Uri ivugo rya mbere ni ivugo unyine nawe ararifite. Ni ivugo ryose, ni ivugo twese dukomora kuri Adamu. Ni ivuko ry'inyama n'amaraso, sibyo se? Niryo vuko rya mbere. Urifite wese rero ni umunyabyaha ku bwande, ku bwa Adamu. Birumvikana? None rero ivuko rya kabiri ni irihe nanone? Ni ivuko dukomora kuri nde? Kuri Kristo Yesu, sibyo? Iyo wizeye Yesu ubarwaho gukenuka kwa nde? Kwa Yesu. Nk'uko kubera Adamu wahindutse umunyabyaha, noneho kubera Yesu ukabuhindutse umukiranutsi, sibyo? Urumva? Ivuko rya mbere gusa kubera ukomokaho witwa Adamu, wavutse uri iki? Uri umunyabyaha, uri no kurimbuka. Hanyuma umunsi wishuriwe icyo Yesu yakoze ukamwizera, none ubuhindutse iki? Umukiranutsi, ukabuvutsa ubwa kangahe? Ubwa kabiri, ukabona abonye ubugingo buhoraho. Nicyo kora bamwemeye bose bakizera Yohana 1:12, bakizera izina rye, yabaye ubushobozi ntabwo ari ukwitwa pe, ari ukwitwa byaba atari byo, bwo kuba abana b'Imana, sibyo? Kwizera Yesu nibyo bikubyara kuma ukabuhindutse umukiranutsi. Biravuga mu Baroma 5:18-19 ngo nkuko igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha bagacirwaho iteka, ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umwe cyahesheje nanone abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo buhoraho. Mwene magambo ubwo ivuko rya mbere ni ivuko ryo muri Adamu, ivuko rya kabiri ni ivuko ryo muri Kristo, sibyo? Sibyo? Ivuko rya mbere rero ryakugize umunyabyaha utabikoze kubera gusubazwa ubunyabyaha bwande bwa Adamu. Irya kabiri uyu munsi kuwizeye we yahindutse umukiranutsi atabikoreye, ahubwo abazo yo gukiranuka kwande kwa Yesu. Byumvikanye? Ubwo buvutsi bwa kangahe? Kwa kabiri. Tujyane rero umubatizo rero wo niki? Birabadukoreye ibyo byari ukutubeshya, yari imihango nyine y'idini, sibyo? Ariko iyo umaze kuvuka ubwa kabiri nyine wizeye noneho Yesu, nibwo noneho ahubwo wajya wabatizwa. Petero wa mbere ibice 3:21 aravuga ngo amazi ngo suko mu by'ukuri akuraho ico ryo ku mubiri, sibyo? Kujya mu mazi ngo ni ikimenyetso ku Mana cy'umutima uticira urubanza, ngo kidukirisha kuzuka kwa Yesu. Petero wa mbere ibice 3:21, sibyo? Ngo amazi ntabwo tuyajyamo kugira ngo dukire ico ryo ku mubiri, nta narikuraho, kuko nubundi niyo woze ukanitsirita nubundi uraza nimugoro uraza kongera ukoga, sibyo? Petero aravuga ati ntabwo tujye mu mazi kugira ngo dukureho ico ryo ku mubiri. Nta nubwo byakuraho icyaha, ibintu bitakuraho ico rero ntibyakiza n'umuntu icyaha, ngahubwo ngo ni ikimenyetso ku Mana cy'umutima uticira urubanza kidukirisha kuzuka kwa Yesu. Mu yandi magambo umuntu yizeye Yesu abakize bwo kwizera urupfu n'izuka byande bya Yesu. Hanyuma kujya mu mazi kubihamya no guhamya ko wakize urupfu rw'iteka, no guhamya ko ufite umutima utagucira urubanza kubera ko urubanza rwagiye kuri nde? Kuri Yesu, agapfa azira ibyaha byawe akazukira kugira ngo ube intungane. Habatizwa rero umuntu amaze kuba intungane, umuntu amaze guhabwa ubugingo buhoraho, umuntu ufite umutima utagukimucira urubanza, uwo ni ujya mu mazi. Nkuko ya nkone ihuye na Filipo yarayibwirije kandi yasanzwe isenga, yaravuye no mu giterane i Yerusalemu, ariko ngatumva nibyo asoma. Imana ibwira Filipo ati hute ujye kumutega mu nzira ari kunyura umubwira ubutumwa bwiza. Aramuganiriza amubwira amagambo yazaze ari gusoma mu muzingo w'igitabo ayo muri Yesaya avuga kuri Yesu, amusobanurira neza ibya Yesu. Arizera, bageze ahantu hari amazi aramubwira ngo ko amazi nyareba niki kimbuza kubatiza.
kubatizwa, aramubwira ngo wizeye n'umutima wawe wose, ati ndizeye. Bava mu igare baramanuka aramubatiza. Nta pasiteri wari uhari, nta n'urusengero rwari uhari, nta n'umuceri batetse, nta n'imyenda mishyashya, nta na korari yaririmbye. Baba noneho ariko ariko noneho tujyane inshuti zanjye, tujyane igisambo cyari kiri kumwe na Yesu ku musaraba, icyari kiri iburyo nacyo cyizeye Yesu, sibyo? Icyari kiri ibumoso cyaramuyobewe, kiravuga ngo niba uri umwana w'Imana ikize natwe ikize. Ubwo nticyamenye Yesu icyo ari cyo, kuko kuvuga ngo Yesu niba uri umwana w'Imana ikize, kwikiza yari bivuze kuko imeze nk'iyo yari ya Satani yari yamubwiriye mu butayu cyagiye amara gusenga iminsi 40, niba uri umwana w'Imana. None ariko yanamubwiye ikintu gikomeye, kwikiza kwa Yesu kwari ukumanuka ku musaraba. Ubundi nicyo yari kumubwira, niba uri umwana w'Imana manuka ku musaraba, natwe ugire gute utumanure. Ubwo nicyo sicyo yaravuze, ikize natwe. Ubwo se Yesu yamanuka ku musaraba ukaba ugikize gute? Kandi ubundi yaje kugira ngo apfe natwe duhabwe ubugingo. Ubwo rero urumva cyayobewe Yesu mu by'ukuri. Noneho rero ikiburyo cyo kiravuga ati we nutinya Imana. Yamenye ko ari Imana deje. Ntabwo turi mu rubanza rumwe n'urwuyo. Twe turazira ibyo twakoze, ariko warazira ibyo atakoze. Mu yandi magambo amenya ko Yesu ari umukiranutsi, kabwo ari gupfa azira ibyo atakoze. Ubwo yandi magambo igisambo kimenya ko ibyacyo hari undi muntu ugize ute uri kubizira. Ahubwo kiravuga ngo nkabwo mugira mu bwami bwawe uzarimo. Aravuga ati ubwo hari ubizize rero nakwigira mu bwami bwawe. Ahita amubwira ati ntabwo ari kera ni none. Niba nizeye Yesu uwo munsi abonye ubwami bw'Imana, niba nizeye Yesu uwo munsi abonye ijuru, niba nizeye Yesu uwo munsi abakize urupfu rw'iteka, sibyo? Ariko nenda kuvuga ngo ntabwo cyagiye mu mazi, sibyo? Ko nacyo cyapfuye wa munsi, kandi cyagiye he? Cyagiye mu ijuru. Nenda kuvuga rero ko amazi atari yatanga ijuru, ushobora kuyajyamo cyangwa ntuyajyemo, ariko niyo ubonye uburyo ukayajyamo nabyo ni byiza ugahamya ibyo wemeye. Ariko n'utayajyamo nawe ijuru agize ute ararifite. Ikiguhesha ijuru no kwizera nde? Ni kwizera Yesu wazize ibyaha byawe akaguha ubutungane bwo kugira ngo bukujyane mu ijuru.